Mwaramutse neza abakunzi ba Top Kivu News, reka nizere ko muri amahoro aho muri hose. Ndabashuje rero kandi mbifurize kugira igitondo cyiza bivanye naho muri waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda waba uri hanze yacyo. Nizere ko rero umeze neza cyane aho uri kutwumva uherereye. Nk'ibisanzwe rero nkuko mubibona muri iki gitondo ndagarutse ngarukanya amakuru menshi cyane nyuma y'ibyatangajwe byinshi ntacyo ndi kubivugaho. Ndagarutse ngo tubiganireho bakunzi bacu, murabizi neza cyane ibintu bijyanye n'amakuru mba ndi nabyo, kandi ibintu byo kuvuga ngo mpite nkora inkuru yihutiwe ako ka mwanya sinjya mbikora, mbanza kumenya ibyo ari byo. Rero tuvugana ndaje ngo turebere hamwe Neva yahuye na yahe makuba, ko nakomeje kugenda mbona abantu mubinyandikira mumbaza tese Neva koko yaba yafunzwe. Mbazaniye amakuru mashyashya kuri Neva. Rero ubu tuvugana wamaze kubahurira n'ibintu bya Kasamutwe ikinshasa, ngo ibintu by'amateka atazibagirwa. Ese ubundi koko yaba yarafunzweho cyangwa se ntabwo yigeze afungwa? Wenda na makuru y'ibihuha ari kugenda atangazwa uko nguko. Pacifique rero ndahari kugira ngo mbishyireho umucyo, hanyuma kandaza kukubwira ko wa mutwe uzwi nka P5 uyu ni umutwe wihurijemo FNL, FDR, FCRR, ubwo ni FDR yahinduwe izina, wihuriramo n'izindi nkora maraso zose cyangwa se inkora bibi zose n'indi miserwende yose nyine shaka kwivanga nabo kugira ngo banuko ngo barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndaje mbabwire icyababayeho nyuma yuko bageze imurenge bagashaka gukora amahano, bagashaka gukora nk'ibyo bari barakoze na mbere hose. Ndaje nkubwire yuko Imana buriya ijya ihora ihoze, kandi ko nta kiba itari kukibona, kandi buriya Imana igikumira icyaha kitaragira gute kitaraba. Niki cyabaye rero kuri iyi P5 ndabikubwiraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ni nako kandi muri aya makuru ndaza kukubwira amakuru ari kuvugwa neza ku basirikare M23 ngiri gushaka ko yoherereze yabasabye Kinshasa. Se nuko basaba nukuboherereza abasirikare, ariko ngo babanze ku buryo bukomeye cyane. Baravuga ati nta wamenya wanamutugambaniye. Nyamara Kinshasa iyo yarabikoze birakunda, igira abasirikare itegura, ibabwira n'uburyo bizagendamo, barangije bajoininga AFC M23. Ndaje ndabibasobanura nabyo muraza kubyumva neza cyane gatanu kagenzi kako. None mama 23 yo yohereje abasirikare babo babanza avuga ati bashobora kuba ari abagambanyi, nta wamenya wabona mubatumye. Ibyo byose rero Kisekedi yabyanze. Ibi nabyo rero turaza kubigarukaho mu kanya gato. Nibwo mbonye itangazo kuri Lawrence Kanyuka, niyo navuga itangazo cyangwa se ari ni nyandiko yanditse kuri X avuga ko buhoro Kinshasa iri gusa nigenda yikura mu biganiro. Murabizi neza cyane ko mu misishije mama 23 yaje kurekura ibice birimo n'ibyaza Warikari na Zarubero, babanje kuvugana yuko bari buhurire mu biganiro, bari bujye mu biganiro, ngo bityo rero bagomba gusubira inyuma ibirometero niba ari 30 niba ntibeshye, na Kinshasa igasubira inyuma ibirometero 30. So habanje M23 wayo ibivamo, none kwa kubivamo hahita hagaruka hajyamo ingabo za leta. Ibyo rero nabyo ndaje tubirebere hamwe. Ese ubundi kuki mama 23 basigaye bashaka kuyikina imitwe nk'iyo ngiyo kandi isanzwe yimenyereye? Ndaje tubirebere hamwe turebe ubundi nyirizina nukubera iki Kinshasa ibyo byose iri kugenda ibikora. Bwaba ari ubuhe buryo noneho yabara yahemayeri bashaka kuza gukoresha hano mu rugamba? Byose rero uraza kubyumva neza cyane muri aya makuru gatanu kuri kagenzi kako. Yes, reka rero nizere ko muri amahoro nkuko natangiye mbasuhuza. Ubwo rero tugiye gutangira amakuru yacu, ariko bantu bacu bakunzi bacu ndabasaba rwose mujye mureba ahantu handitse like, hanyuma mukandeho. Ni by'agaciro kujya tubana umunsi ku munsi. Mwamaze kugira gute gukanda kuri like, mwibuke mujye no muri comment mumbwire uko mubyumva. Kisekedi murabona ari gushaka gutegura iki nyuma y'aya mayeri yose ari kugenda akoresha we na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Hanyuma rero mbahaye ikaze mwese mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bwo ndavuga abantu mwibere hano za Uganda, narabibonye muradukurikira, abantu muri za Zambia, Malawi, mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese aho muva mukagera ndabasuhuje. Abantu muri ku migabane y'Iburayi mwese mbatejyamo. Hari abantu muri za Canada, za Amerika n'andi agiye atandukanye. Ubwo rero kanizere ko mumeze neza cyane. Ndakeka mwe bishobora kuba ari mu masaha y'ijoro, twebwe rero tugeze mu masaha mu gitondo. Ubwo rero mbifurije kugira umugoroba mwiza cyane. Nimunyumvise ku mugoroba, niba kandi ari mu gitondo cyiza cyane, niba ari mu gicamunsi cyiza cyane. Hanyuma rero ikaze cyane muri aya makuru ku buryo urambuye. Aya makuru rero turaza kuyahera kuri uyu mutwe wa P5
niwe shaka ko tuza guheraho hanyuma tuze kwimukira kuri Kisekedi na Neva ku bijyanye n'igifungo yamufungiye ngo hariya akiva ku kibuga cyanjiri ku kibuga cy'indege hariya mpuzamahanga cya Kinshasa. Ndarinda kubwira ibyamubayeho. Hanyuma nkuko nari mbikubwiye tugiye gutangira ku mutwe wa P5. Uyu mutwe amwe mu makuru mufiteho nuko ari umutwe uburiwemo n'ibisirikare byinshi, ariko ukaba umutwe uyobowe n'uwo bita Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi basirikare b'abarundi babiri bishyize hamwe bifatanyije bemeranywa ko bazaza gufata u Rwanda kabisa bakaruyobora ngo rwose ngo bakaza kubohora abanyarwanda. Niba baboshywe n'iki nicyo kintu kijya kintungura, niba ari uwababwiye ko tuboshywe uwari we niwe nabuze. Hanyuma ahangaha rero ikintu bakoze nta kindi ngo baje ngo kwitoza ngo kuzahangana na RDF, niyo gahunda barimo. Noneho ikintu kintungura, niba bari bwitoze bitoreza ku baturage, ese kuki bavuga ngo bagiye kwitoza ngo kurwana ngo kuko bafite urugamba rukomeye mu minsi iri imbere, bakajya kwitoreza mu baturage babica abanyagwa? Iyo bajya kuri M23 bakaba ariyo bitorezaho kurwana, aribo basirikare bakagenda bakareba ibirindiro bya M23 aho biri bakajya babyataka bagahangana nabo, apana kujya guhangana n'umusevire, kuko umusevire nta mbaraga afite. N'ubundi mu mategeko y'umusirikare ntago bakwiye guhangana n'umusevire, yewe nta nubwo bakwiye gushyogozanya ngo babe basubirana ngo baterane amagambo. Oya, ni umusevire undi ni umusirikare, ibyo ntabwo byumvikana. None abanyagwa bobo gahunda yabo ahubwo naje kuvumbura yuko ariko bashakaga kwikorera genocide ara mu gihugu cy'Uburundi nanjye cya Kongo, ara mu bice bya za Minembwe, hari abashaka kwica abanyamurenge n'abandi bose ngo bakumbanye nyine bose babamare niyo gahunda yabo. Hanyuma rero ikintu hanini naringiye kubabwira, ibyo byongera ngo narabibabwiyeho ku munsi w'ejo, nangiye kubabwira uburyo kima 23 nayo atrabana nkuko Neva ajya avuga ngo igisirikare cyacu cyangwa se igihugu cyacu si cyane. Na M23 rero ntago ari abana kubera ko nabo bareba kure nkuko nyakwa Perezida Paul Kagame ejo mu misi ejo ndakeka nejo musibejo yari yavuze ati ntago umuntu bundi nta muntu ukwiye gupfa kabiri, ati aho kugira ngo unyice kabiri nje nagutungura nka kwica mbere. Ibiro nibyo Makenga yakoze, abayateye agatebe nawe akamwumva, abayateye agatebe akamwumva ko bati umusaza avuza ingingo. Ubwo rero nta kindi kintu nawe yakoze, avuze ati abanyagwa aho kugira ngo batwikira abaturage babamare, reka ahubwo twe tubasoze mbere yuko bagira gute batangira kubamara. Nta kindi kintu rero Makenga yakoze. Nababwiye ko hari itsinda ry'abasirikare Makenga afite, sinzi wenda ndaza kubibumvisha, muze kujya muri committee mu joining group yacu, ndaza kubaha urugero rwa bimwe mu byabaye, muraza kubisobanukirwa neza cyane ndabyizeye. Hanyuma ahangaha Makenga nawe yakoze igisa nkaho ari gitangaza, aranje yohereza abasirikare bo mu mutwe wiwe udasanzwe, ndakeka niba ari abamurinda, niba ari abateganyijwe kuzajya kwica Kisekedi, niba ari abazica Neva simbizi. Mwuka byaramwe nabonye abasirikare ara muri M23 batagira impuwe, iyo bishe umusirikare bashobora no kumushinyagurira ku buryo bukomeye cyane, ubona ko abasirikare barakaye kabisa, ubona byababaje. Ahanga rero yafashe itsinda rya gisirikare ryiwe ridasanzwe muri iyi minsi, riri gukora akazi kenshi cyane n'ama operation ateye ubwoba. Ngira ngo mwagiye mwumva abafaransa bapfa, mutagira ngo baripfushaga, ntago barwaye za muryamo cyangwa n'izindi ndwara zibafatira mu mashyamba za Warikare, dore ko ngo abayo n'udusimbi yo tukurumye ushobora no kwitusara. Ari Warikare kabisa, numvise amateka yaho numva ni danger. Hanga rero Makenga ari kohereza abasirikare babandi, navuga kare babandi baryama gake cyane, babandi bahora mu kazi pana, babandi nyine bababaye barakaye barenze no kuba arabo twita abanyadushoka. None abo bo barenze abanyadushoka, nabandi bari ku rwego rundi rwo hejuru. Abangaba rero nibo bagiye bajya guhangana n'uno mutwe wa P5, uyu nguyu ukubiyemo indi mitwe myinshi yo muri FDLR ndetse no muri FDNB, harimo abagiyemo no muri FARDC. Ahangaha rero abasirikare ba 23 bagiyeyo bakoze operation birabacanga. Uzi ko ngo barasaga bakajya bumva batewe ahari bagira ngo Uburundi, Uganda, Kenya n'ibindi bihugu bindi bikomeye tuzi bifite ibisirikare bikomeye byaje kubataka. Kubera iki? Kubera urusoro rwavugaga kandi mwibanga rikomeye cyane, barasaga mu buryo buri siransiye, bakajya babona abasirikare bari kugwa. Ikindi kirenzeho babinjiyemo babakatagura n'ibyuma, bakajya bana kubitisha twa tunyundo nababwiye nuko cya boro njya nkunda kuberekeraho
urugero itari hano ngo mbibereke, bakajya bakubita utunyundo mu nda, bakubita mu mavi, ahantu hose bagenda bakomanya, bavunira nyine mu ngingo. Sinzi niba kuvunira mu ngingo muri kubyumva, babavuna nyine kugira ngo batagira ikindi gikorwa babasha kwikorera. Yes, niko bimeze. Abo basirikare rero b'Intare za Sarambwe bakoze operation, nge nabibonye, ntago byambabaje ngo mvuge ngo bishe ngabo nki, ahubwo byanshimishije cyane. Ndavuga ati yoba mwabamaraga, niko nabivuze. Ndavuga ati bura nge sinjya mbeshya, ndavuga ati yoba mwagiraga kuno mugasenya, mugakubita hasi, mugakunkumura abo baginga bashaka kuza kwica abaturage ngo babamare, namwe mukabica mbere yuko nyine babicira abaturage, kuko buri umuturage ni ikintu gikomeye cyane. Umuturage ni ingirakamaro ku gihugu. Buri gihugu kitagira abaturage ntago cyitwa igihugu, cyitwa amashyamba, cyitwa amatongo, cyitwa buri kimwe, cyitwa ibintu bibi, kuko umuturage niwe nyine w'ingenzi, niwe uza kwisonga. Iyo wavuze igihugu uhita wumva abaturage nyine bagituyemo, ko ari abaturage bagituyemo. So muri make rero mama 23 cyangwa se abasore ba Makenga, urumva ko bakoze operation nziza cyane. Navuga ngo ni operation yo kwishimirwa. Ubwo nawe ahuri wumve ko iyo operation ari yo kwishimirwa. Ubwo uyu muturage yatabawe agakurwa kwingoyi nk'iyo ngiyo, mw'abantu tujye dushima Imana, kubera ko ubuzima buragoye. Umuntu kugira ngo akure abo umuntu mukuru, ebana bica mu nzira nyinshi cyane, nyinshi kandi zigoye. Gira ngo abeshi mwe murabizi, muranabindusha cyane, ariko bike mu byo maze kubona birahagije kuba navuga iryo jambo. Hanyuma munyemerere dukomeze nandi makuru, babwire buryo ki Tshisekedi na Neva abantu nabanywanyi wundi kusanzwe bashobora kuba banabyarana muri za batisi musimbizi. Ushobora kumwe ari ukuntu wenda byabaye umwaka bapare wundi, kira ngo Tshisekedi niba ntibeshye yigeze gukora ubukwe, ushobora gusanga hari ukuntu wenda byagenze. Ariko ibintu byo kuvuga ngo Neva yaba yafunzwe, nanone ngiye sindabyemera neza cyane, kubera ko Neva ubundi amakuru mfite nuko yagiye Kinshasa, koko yagiye byanyabyo, bagatinda kuza kumwakira. Ariko ubundi ngiye numva nta kindi kintu kidasanzwe cyamubayeho, kubera ko uwo yagiye kureba asanzwe ari inshuti ye, akaba n'umufatanyabikorwa we mu kumushyigikira mu mafuti yose akora, bwabo bwicanyi byaba biki byose Neva ashyigikira Tshisekedi. Rero ahangaha ikintu nabashije gukuramo, ahubwo bashobora kuba barumvise ibyo muzehe yavuze, bakavuga ati ese nitutajya kwiga buryo ki turabigenza ntibirangira muzehe, ubwo ndavuga His Excellency nyine Paul Kagame, buryo yavuze ati jewe umuntu wese uzagerageze kuvuga ngo aje kunyica cyangwa kwica abantu banjye, uwo nguwo azahura n'ibyago bikomeye cyane, nzamwica mbere yuko we anyica. Muri make ngira ngo urumva ko muzehe yaravuze nyine. Kandi Tshisekedi na Neva bo gahunda yabo ni gutera u Rwanda nyine, nta kundi. Kandi gutera u Rwanda niko kuhungabanya ubuzima bw'umunyarwanda. Rero abangaba bahise batangira kwiyumva, bumva yuko ari bo yavuze, ndetse n'uriya ngo ni Jean Habyarimana nabo bose bakayumba Nyamwasa, bose bahita babyumva. Noneho ngewe uko mbibona, ashobora kuba Tshisekedi yaraganiriye na mugenzi we, akamubwira ati rero wa mugabo we, ati urumva ko muzehe uyu nguyu perezida nyine w'u Rwanda ashobora kuba yatangiye kudushyiraho ingenzo, ati tugomba kwiga uburyo ki nawe tumukurikirana, tukamenya buri kantu, kugira ngo tutazisanga muri ambushi tukicwa n'abaturinze kandi twakabaye tubyirinze hakiri kare. Ashobora kuba rero baragiye kuganira ngo barebe icyo bakora, bige wenda kubijyanye n'umutekano wabo, kubera yuko urumva ko tayare hangaha biri official bahise bagira ubwo baravuga ati ubu ngubu muzehe w'u Rwanda kabisa agiye kutumerera nabi. Uko byagenda uko ariko kose, ngo ku makuru mufite nuko ikintu yavuze ni wahandi agomba kurinda abanyarwanda nyine uko byagenda uko ariko kose. Niyo mpamvu natwe mwana dutuje, dufite umutekano, tumeze neza cyane, nta kibazo dufite, tubayeho n'ubuzima bwiza, nta ribi, nta kibazo cy'ubukene, nta kibazo cy'inzara, mese muri make ibintu bimeze neza cyane. Rero ababanzi b'amahoro, ababanzi b'ibyiza, ababanzi babishimye, bo bashyira hamwe ngo barebe ukuntu badusenya, ariko ibyo ni nk'ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu rero muzehe nawe avuga ati sinasinzira, kandi mbizi neza ko umunyarwanda atari ukuntu wenda tekanye, agomba kumenya neza niba dutekanye akabona akaryama. Pana Tshisekedi
uryama agasinzira ikongo nta akonga abantu bari kwicana mu gihugu cyiwe atari buryo cyabihagarika. Apana Nevo uryama abarundi n'abarundi kazi akabatererana bose akabasiga iyo ngiyo apfa ko we yabonye igitoro kimujyana yajya yabonye benzine yo gushyira mu ndege ngo yigurikire yigendere iyo ngiyo. Ibyo ngibyo nibyo byiwe muri make yirebaho. Nicyo navugaga mu gihe rero muzewe atirebaho ahubwo akeshi yirebera ku baturage bimeze bite nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo badashaka bashaka kureba bashaka ko twamera nk'uko bameze kandi ni ibintu bidashoboka. Hanyuma abakunzi bacu rero Tshisekedi ntago yigeze afunga Neva ahubwo baragiye baraganira nyine aho ku kibuga cy'indege bagwanira ahantu bacungiye umutekano baragenda barahura baraganira ikiganiro ngo kimara isaha hafi n'iminota 30. urumva ko baganiriye umwanya munini cyane. Gusa ibyatanga nta cyatangajwe ku kiganiro bagiranye. Urumva cyari ikiganiro cyihariye cyo mu muhezo nyine baganiriye ubwabo ari babiri gusa, nta record nta shusho nta kintu na kimwe cyari kiri gukorwa. Nyine barahuye barabiganira birangije birangirira aho ngaho. Umwe arasohoka aratanu ndaratahuka. Niba rero yaharaye sindamenya neza niba yageze ibujumbura, ndacyari kugenda nkurikirana akantu ko kandi. Hanyuma abakunzi bacu rero murumva ko byaba bagabo bombi ntago byoroshye, ntago wamenya ngo ni ibiki. Gusa icyo ngiye gukora nta kindi, ngiye gushakisha amakuru yo kwizerwa mbarebere neza niba ko kuno mugabo wenda ashobora kuba yashwanye na Tshisekedi bitewe na zira ntwaro, akaba wenda yamubwete banze ugumemo gakeya nawe ubanze wumva ukuntu gereza imera, ubanze umenye nyine agaciro k'ifungwa. Hebura ntago wamenya agaciro k'ifungwa, akababaro k'ifungwa bambe utabaye muri gereza ntago wakamenya, wakumva ari ibintu biri aho ngaho byamva ndazwate sukuryama se, ariko buriya wayirayemo uhita umenya agaciro kayo. Buriya rero Neva nawe hari ibyo ataramenya, mpamvu cyagiye barashe Burundi nkavuga ati uko byagenda uko ariko kose biranshimisha ko nabo byambabaje navuga ati hababaje abaturage, ariko Neva yarabikwiye kubwuko yarashaba kongomani benshi aharasabona ari nk'ibintu biri aho by'imikino bisanzwe. Agiye kubona nawe baraharashe umutima uhita uhagarara umutima uhita ujya mu aravuga ati mana nyagasani ibi n'ibiki bimbayeho. Hanyuma abakunzi bacu rero iyo nkuru nayo tuyiveho tuyisimbuke, ahubwo twigire ku nkuru y'Abafaransa. Abafaransa rero mission bafite namwe murayizi, mission bafite ni mission bahawe na Tshisekedi arababwira ati mwebwe mugomba kunzanira umutwe w'amakenga ku iparato cyangwa ku iparato, niko nabivuga. Murabizeza cyane ko no muri bira ahantu birimo. Rero Tshisekedi we yasabye bano Bafaransa ko ikintu cyamushimisha cya mbere ari ukubona umutwe w'amakenga cyangwa ari ukubona bishe makenga. Ibyo gusa bagafata ngaka video bakamwohereza bakamubwira ati dore twamushoje, ewana ngo niyo bahita bigendera byaba bibaye. Ariko rero ndagira nkubwire ko izi nzozi barose ntabwo ari inzozi zishoboka. Makenga bamaze kumuhigira inshuro zirenga 10 bashaka kumwica banabigerageza, ariko ntabwo byigeze biba. Mbese Makenga asa n'umuntu urinzwe n'imbaraga z'Uwiteka cyane izindi imbaraga wenda zitazwe, ariko ararinzwe ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo nta kintu cyamubaho na kimwe. Ubwo rero birumvikana hano ibintu ntabwo byoroshye abe na gatoya. Makenga nta kintu araza kuba, ariko Abafaransa yo gahunda barayifite ngo bagomba kumwivugana, ngo kubura hasi kubura hejuru bari kumushakisha barebe neza aho aherereye nibarangiza bamurase. Ariko sinzi niba biraza gushoboka, wenda reka tubitega amaso turebe niba ubwo bushobozi babufite koko bashobora kuza kwivugana Sultani Makenga. Ariko ibyo gihe nabivuga nkaho ari ibintu bavuga ariko badashobora kugira gute kuba bakora, kuko babigerageje kenshi kandi ntago byigeze biba. Muri make rero M23 nayo ntago yakicaranga ibireberere uko nguko ibone bari kugambirira kwica abayobozi bayo hanyuma nayo ngituze. Ubu tuvugana rero byahinduye isura, ahubwo aba Bafaransa bashobora kuza kurangira aribo bishwe bakicwamo benshi cyane. Reka amakuru ndaza kuyongeranya bagarukeho nyababwire mu kindi kiganiro kiza ko gikurikira. Ahubwo reka mbabwire yuko hari amakuru avuga ko M23 yashinze Kinshasa, yabashinjize ko bari kwigenda bikura mu biganiro gahoro gahoro, bari kugenda ngo bikura mu biganiro gahoro gahoro bitewe n'uburyo kibari kubigaragaza nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuko urumva M23 ifite byinshi byo kuvugira, avuga ati niba twasezeranye ko buri muntu asubira inyuma ibirometero 30 twe tugasubira inyuma, mwebwe ntimusubira inyuma ahubwo kugira musubira inyuma mukarushaho kutwataka. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza neza ko bitagize gute, bigaragaza yuko mwebwe nyine ubwo ndavuga
abanyakinshasa mudashaka amahoro, mudashaka ibiganiro, ubwo mushaka amahoro aciye mu ntambara, tukabatsinda cyangwa mukadutsinda. Iyo niyo gahunda. None kubwizo mpamvu rero hari amagambo AFC/M23 nayo nabonye yakoresheje, mpita mvuga ati ahangaha ibintu bigiye guhindura isura, bashobora kuba bagiye kwataka Tshisekedi mu buryo burambye, noneho mu buryo buri official bagiye kumwataka ku buryo bukomeye cyane. Ngo ati kubwizo mpamvu rero turakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo turengere abaturage n'umutekano wacu. Ubwo icyo kintu rero namwe mugene mu gitekerezo mwumve, ni ijambo rikomeye cyane, kuko niba bavuze ngo ubwo niba bimeze uko nguko, natwe tugomba kurinda umutekano w'abaturage bacu ndetse n'uwacu ubwacu, kuko urumva bahigirwa kwisha umunsi ku munsi. Hanyuma rero munyemerere aya makuru turaza kongera tuyagarukeho mu kindi kiganiro nza kuza kuba maze kugira gutekuza kubakorera. Mugire umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bivanye naho muherereye. Imana ibarinde. Bye bye.